gitondo cyiza abadukurikiye kuri Kurikira TV. Iki ni ikindi gitondo cy'ibyishimo kubera yuko Imana yongeye kutwereka umucyo wayo. Amen. Nzajya mpora mbibabwira kubera yuko mu rukerera muzajya wumva amatangazo, usibye ko benshi nta nubwo bacyumva radio, nta nubwo bacyumva amatangazo. Azinduka yumvira indirimbo n'ibindi byiza ashaka, abandi akabyukira ku matace bari amakuru yaramutse, ariko uzajya wumva amatangazo. Uzajya wumva amatangazo yo kubika. Buri gitondo, buri mugoroba uzumva amatangazo mashya y'abantu bavuye muri uyu mubiri. Ariko se wowe kubera iki hari igihe ugira amahirwe ayo matangazo ku cyaba atarimo abawe? Ese kuki wowe uba utarimo? No kubera Imana hari icyo igishaka gukora. Amen. Ayo matangazo wumva buri munsi, nta munsi ndumva waco niba batavuze amatangazo yo kubika, batavuze abantu bavuye mu mubiri. Iyo ugize ibyago hari igihe ujya kumvamo wawe, ariko ni imyaka myinshi cyane icaho. Ushobora gucaho n'imyaka 10, imyaka 20 cyangwa imyaka mikeya, wajya kumva itangazo kumvamo iry'umuntu wawe, cyangwa kumvamo iry'inshuti yawe, cyangwa kumvamo itangazo rireba umuntu uzi. Ese kubera iki wowe uri kunyumva, wowe nzi, kuki utarumvamo itangazo ryawe? Kuki ntarumvamo itangazo ryawe? Ejo ushobora kumva itangazo ryanjye ari njye bari kubika, cyangwa ari wowe. Ariko se iryo tangazo umunsi rizakugeraho uzaba ugiye umeze gute? Rero niyo mpamvu igihe bukeye tugomba kujya dushimira Imana yo yashimye ko icyo gitondo tukibona kandi tukakibona amahoro. Ngo hari igihe uzacya ntibwire, hari n'igihe buzira ntibuke. Kandi uwo munsi wabyishimira cyangwa byakwabaza, ariko uwo munsi uzabaho ku buzima bwawe. Uwo munsi nanjye uzabaho ku buzima bwanjye. Ariko rero muri ibyo byose uko tuzi ko bizabaho, reka rero tujye duhora twiyeza, kuko ntabwo tuzi ngo ni ryari. Amen. Ubundi ngo hari umuntu urupfu rwigeze kuza gutwara, aravuga ati ariko twasezanye ko uzanteguza ukaba untunguye. Uravuga uti igihe natwaraga babandi, igihe naje ngatwara umuturanyi, igihe natwara ya nshuti yawe, burya nawe ndi kuguteguza. Ati rero ubu nawe ugezweho. Ese nawe ko uri guteguzwa, uri kwitegura gute? Wankurikiye muri aka kanya, ushobora kubyumva ntubyiteho, ushaka kubyumva ntunabitekerezeho, kumva ko ibyo tuba twiganira ni ibyo uhora wumva ku mbuga nkoranyambaga, ariko wongere witekerezeho. Amen. Nicyo gituma Imana ikomeza kutwongera iyi minsi. Nanjye nongere nitekerezeho. Reka dusome umusomyi w'uyu munsi ku itariki, uyu munsi ni itariki 18 z'ukwezi kwa mbere. Turasoma mu gitabo cyo Kuva, igice ni icya 2, tuhera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 25. Ikibazo umusomyi watubarije ni icya 3, turaza gusubiza tumaze gusoma muri Bibiliya. Ikibazo cya 3 kimwe kitubaza ngo mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, harimo urugero rubi nakwirinda? Mu byo tugiye gusoma turebe niba harimo urugero rwiza twakurikiza, kandi turebe niba harimo urugero rubi twakwirinda. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuva igice cya 2 duhereye ku murongo wa 11, baratubwira ngo Mose yica umunyegiputa arahunga ajya i Midiyani. Uwo ni umutwe w'amagambo. Ngo icyo gihe Mose amaze gukura, asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona nta muntu uhari. Yica umunyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo 2 b'abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabi ati, ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nkuko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya, aribwira ati, nukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga, ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicaye iruhande rw'iriba,
umutambyi w'imidiyani yari afite abakobwa 7, baraza badahira intama za se, buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa se, Reweli arababaza ati, noneho ko mutebutse? Baramusubiza bati, nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akatudahirira akatwuhirira n'umukumbi. Abaza abakobwa bati, ari he? Ni iki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora, abyara umuhungu, se amwita Gerushomu. Ati, nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Undi mutwe w'amagambo batubwira ngo Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu, na Isaka, na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Nta magambo dusomye muri Bibiliya. Umusomyi watoreje cya kibazo cya gatatu ngo, mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa harimo urugero rubi nakwirinda? Turebe amagambo y'umusomyi, turebe icyo umusomyi wabivuzeho. Umurongo bagaragaje cyane uvuga ngo, Mose asanga bene wabo abona uburetwa barimo. Mose yamaze imyaka 40 areba ibi ubwoko bwe bwagirwaga. Twabisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 23. Yabonye impamvu yo gutangira gukoresha imbaraga ze mu gutabara bene wabo barenganaga. Ku Mana yuri igihe cyari kitaragera dukwiye kugira ishyaka ry'ibyiza no kwanga akarengane. Nyamara tugomba kugira umwuka weraho umujyanama. Ibikorwa mu izina ry'Imana bigakorwa tudakebaguza. Mose arahaguruka arabatabara yuhira umukumbi wabo. Uyu mutima wo kwanga akarengane niwo wateye Mose kuba impunzi. Ni nawo watumye yirengagiza ubwinshi bw'abashumba, maze atabara bariya bakobwa, yuhira n'amatungo yabo. Iyo niyo nzira Imana yakoresheje kugira ngo abone abamwakira, n'inzira yo kubaka urugo. Imana yumva umuniho wabo, yubaka isezerano. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano. Imana yari yasezeranije Abisirayeli kuzabavana mu bucakara bw'Abanyegiputa. Twabisanga mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 16, no mu gice cya 46 umurongo wa 3 na 4. Si ukuvuga ko mbere itumvaga, ariko niyizi neza igihe cyayo cyo gukora ku bituruhije. Niyizi neza igihe cyayo cyo gukora ku bituruhije. Gusenga. Mana yanjye mu bihe bikomeye ujye unshoboza gutegereza umunsi wawe wo kwigaragaza. Amen. Niyo magambo yo umusomyi ngo dusenge Imana yacu kugira ngo iduhe imbaraga zo kwihangana, maze mu bihe bikomeye tubone imbaraga zo gutegereza kwigaragaza kw'Imana. Amen. Nawe ntugacike intege nugera mu bikomeye,
ujye umenya ko Imana iri hejuru ya byose. Utegereze yuko isaha yayo nigera iri bugutabare. Amen. Mwami Yesu, komeza kudushoboza kandi tugushimiye kubw'inama uduha ndetse n'imbaraga udusezeranya, kandi twizeye yuko uhari kugira ngo udushoboze. Mwuka wawe wera nakomeze kutugota impande zose, maze akomeze kutuyobora mu nzira y'ukuri kugira ngo natwe dukomeze gukora imbaraga zo kurushaho gutegereza gukora kwawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Dusabiye ababaye kugira ngo bakomeze kwihangana, maze gutabara kwawe ni kugira ubatabare, ubaremere amashimwe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Komeza kuba natwe uyu munsi wose, tukuragije imirimo yacu yose, tukaragije imigambi yacu yose. Reka ibyo dutekereza n'ibyo twibwira n'ibyo dushaka gukora byose biri mu gushaka kwawe, kugira ngo dukomeze guhesha izina ryawe icyubahiro. Tuzabe twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo Data twese. Amen.